Minisiteri y'ubukerarugendo yashyize abagore bafite amabuno manini n'abandi bateye mu buryo bukurura abagabo mu byiza nyaburanga by'igihugu ndetse bizajya bikoreshwa mu gukurura ba mukerarugendo. N'umuhango watangijwe ku mugaragaro i Kampala kuwa kabiri. Minisitiri w'ubukerarugendo Godfrey Rwanda wanavuze ko hagiye kujya amarushanwa yo guhiganwa ku bagore bafite ibibuno byiza kurusha abandi ndetse bikazatangira mu kwezi kwa gatandatu. Avuga ko ibi yabihereye ku kuba ngo Uganda ifite abagore b'amabuno manini kandi bateye neza, bityo ngo byakurura ba mukerarugendo basura ibyiza nyaburanga bitandukanye muri iki gihugu. Imbere y'itangazamakuru, inkuru y'ikinyamakuru The Daily Monitor ikaba yari yatangaje ko uyu muminisitiri yanitwaje bamwe muri abo bagore bafite imiterere nk'iyizagenderwaho, aho bakomezaga bazenguruka icyumba cya hoteli ndetse na pisine bya hoteli yitwa Mystery, biyereka abanyamakuru nabo bagafata amafoto. Muri Uganda ubukerarugendo umwaka ushize bwinjije asaga miliyari 1 na miliyoni 400 mu mashiringi ya Uganda.